ngo naje nasa n'abandi. Ese twahamagariwe gusa n'abandi? Hoya, twahamagariwe gusa na Kristo, ariko ntabwo twahamagariwe gusa n'abandi. Abandi uko basa bagende base nuko, ariko dwe duse na Kristo. Kandi gusaga na Kristo ntabwo ari kubi. Uragira ngo gusa n'imiryango niko kwiza se? Ariko kandi nayo dusa nayo. Nyamara ntituyihagazemo, ntituyigumyemo. Hari umugabo umwe w'umwanditsi yaravuze ngo turabisi, ngo ariko isi ntiturimo. Na Yesu ubwiwe yaravuze ngo simbasabira ngo bakure mu isi, ngo ariko kandi sabisi. Ahubwo ngo barindire muri iyi si, ngo ariko sabisi. Ahubwo ngo yibarindiremo, ubarindire muri iyi si. Hari imbaraga ziturindiye muri iyi si, ariko ntiturabisi. Kandi si ntigomba kuba muri twe. Ariko turashima Imana. Pawulo yaravuze ngo iyi mibiri yacu y'ibumba, iyi mibiri yacu y'izabya, ngo izabumbuke ejo mu gitondo, ngo ariko irimo ubutunzi bw'Imana. Imana yayibitsemo ubutunzi bw'Imana. Iyi minsi narimo mbwiriza ku kiriyo, mbwira abantu ndababwira ngo iyi mibiri yacu irimo ubutunzi twimukana. Ubundi butunzi bwose tuzabusiga mu isi, ariko muri iyi mibiri y'izabye Imana yadushizemo ubutunzi butangaje, kandi ni ubutunzi tuzimukana. Ngo muhinduke rwose. Iyo tuvuga ayo magambo ngo muhinduke rwose, tukabyigisha ukwezi kose, umwaka wose, ariko ntitubona abantu bahinduka. Umuntu yakwibaza utese byagenze bite? Ntawe mbaye incira urubanza ngo uvuge ngo wewe ntiwahindutse. Habe naje unitegereze. Hari aho tugera tukibaza ngo ese ariko nyine ubu ese byarashobotse? Ariko akanya gatoya ugasanga hari utuntu tukunaniza, tugenda tugutera n'intege nkeya. Ibyo biva hehe? Nibyo tugiye kubireba mu mwanya mutoya, turebe ibijya birindagiza abantu bikabera n'inzitane, amaze bigatuma bataka ngo turapfuye. Haleluya. Dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma. Turasoma ibice 12 umurongo wa 2. Turaja kongera gusoma n'ibice 7 umurongo wa 21 tugeze ku wa 25. Abaroma ibice 12 umurongo wa 2. Niba mwahabonye dusomye mu izina rya Yesu. Kandi ntimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Amen. 7 umurongo wa 21 n'uwa 20 tugeze ku wa 25. Nuko rero mbona yuko amategeko anyifuriza gukora ibyiza, nyamara ibibi bikaba ari byo bintanga imbere. Nishimira amategeko y'Imana mu mutima wanjye, ariko mbona irindi tegeko ryo mu ngingo zanjye rirwanya itegeko ry'ibyaha ryo mu ngingo zanjye. Yemwe mbonye ishyano, ninde wankiza uyu mubiri untera urupfu? 25. Imana ishimwe kuko izahinkiza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Haleluya. Ndanezerewe cyane muri uyu mugoroba kubana namwe no kuba hano hantu iwanyu, hano hantu mwubakiye izina ry'Uwiteka Imana. Imana ishimwe. Nagazeho ntekereza aho nari nicaye hariya, mbona n'amasaha yanagiye, usibye ko mwebwe mwayatanze kandi rero mukaba mwizera aho biri bugarukire. Ariko reka ndabwire ngo twebwe abo muhaye mubona hano, amasaha nayo yarenze, imibiri irushaho kuba imenyentege. Ariko turashima Imana. Nari mbabwiye ngo icyambere nshima w'Imana
nukubana namwe muri iyi nzu mwubakiye izina ry'Uwiteka. Twaherukanye namwe mukiririya hirya, nyuma kandi nageze hano ari ku cyumweru hari ahantu nari mbaye njya, ariko numva ko ngomba gusengera hano. Ndaza mbana namwe umwanya mutoya, hanyuma yabwo nkomeza urugendo rwanjye. Ariko numva mfite umwenda wo kuzaza ngahagarara hano ngashima Imana kubera iki gikorwa Imana yabakoresheje. Imana ishimwe. Ndetse mu gitondo nabitekerejeho cyane, ntekereza hejuru y'iyi nzu mwubakiye izina ry'Uwiteka, amaze numva umutima wanje urambajije ngo ese urababwira iki? Ariko numva umutima urongeye uransubiza, urambwira ngo unibutsa iyo mwavuye niyo natwe twavuye, unibutsa agakiza mwabwirijwe n'abakababwirije. Nibuka yuko bamwe batakiriho kandi bamwe baragiye. Nibuka yuko muraje kunihanganira genda mvuga ko kantu. Nibuka yuko muri aba pasiteri none ariko bafite aho bavuye kandi aba pasiteri banyu bari barabakoreye ibyiza. Abaze ndavuga ngo mu izina ry'abo ba pasiteri ari abariho ari n'abatakiriho ariko babazi bakanamenya n'uyu murimo w'Imana mwakoze, ndavuga ngo mu izina ry'abo bose ndazamura ikiganza cyanjye mbahesha umugisha. Haleluya. Ntabwo ari umuhango, ariko ndakizamura mfite kwizera, kandi nabivuze ngo mu izina ry'abo ba pasiteri ari abariho n'abatakiriho. Mu izina ryabo mbabwire ngo mwarakoze, uhereye ku wakoze bike n'uwakoze byinshi. Imana idakiranirwa, itibagirwa ibyo mwakoze, iyo Mana ifite ikiganza kirambuye. Haleluya. Ukuboko kwanje ni kugufi, tigushobora kugera ku muntu uwo ari we wese, ariko mwibuke ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ariko kw'Imana ko ngo ntabwo kwabaye kugufi, nta nubwo kunanirwa kugeraho gushaka, nta mipaka iriho yimiriye ukuboko kw'Imana. Kubera iyo mpamvu ndabwiye ngo Uwiteka Imana idakiranirwa ibaho umugisha. Amen. Icyo cyari icya mbere. Icya kabiri, ndabashimira kuko mwandumiye ngo nongere nzembe hano iwanyu kandi twongere tuganire ijambo ry'Imana. Imana ibampera umugisha. Sinarinzi ko ndi buhasange Mama Dometira hariye. Nije mu rusengero bahaye baririmba hano, kaza mbona umukecuru ushaje cyane uhaye ubyina, nibaza uwo ari we, ariko nyuma numva avuze izina rya Mahombi, bituma mumenya kandi mbona ko abayewe. Ibyo nabyo ndabishimira Imana. Hari utuntu tubiri muvugaho gusa, hanyuma yabwo dukomeze tuganire ijambo ry'Imana. Akantu ka mbere muvugaho nakangaka, baza bwa mbere i Bukavu kuza kubwiriza ijambo ry'Imana. Jewe nariyo ndi mu ishuri rya Bibiliya, mfite n'amagambo menshi mu mutwe, ubundi kandi nkiri na mutoya mfite n'imbaraga. Ndaza nari ngiye ku mupasiteri umwe witwaga Mujogo, ubu yararuhutse muri Paradizo. Amaze ngo nshikiwe nari ngiye kumutira igitabo, ubwo nari ntangiye kwigisha ishuri rya Bibiliya, ngiye kumutira igitabo gisobanura igitabo cy'itangiriro. Noneho ngo mpashike, arambwira ati nyamara hano hari abantu biwanyu, ati kandi ntibazi Igiswahili,
ati kandi baraje kwigisha ni mugoroba. Ati nonega ubwo tugize amahirwe tukakubona. Yarambwiye ngo nariko ngira ngo ndapfa kugerageza, ngo ariko none ubwo ngize amahirwe nkakubona uje kubasobanurira. Yari kumwe n'undi mugenzi we, mbwira pasiteri nti sinasobanurira abantu ntabonye, indi bishoboka ndabanza mbabone mbamenye, nibinashoboka tuganire numve icyo bari buje kuvuga batajya kunkoza isoni. Ko murabumubona kuri yameze, ariko si ko icyo gihe yari ameze. Bari bitwikiriye impande bombi na mugenzi we, amaze bagapfuka gutya mu maso kurya nyine kwa namwe murabyumvise. Noneho mbarebe ndibaza ndavuga ntariko niki cyanzinduye hakuye umugabo, kwari kugira ngo nzahantu amaze aba bakobwa nibamara kunanirwa, nubwo gamuhabo mubona hari umukecuru kuriya, ariko icyo gihe yari mutoya, ko nje nari umugabo mfite n'abana. None ngo mbarebe nakurya bahaye bitwikira n'amahuzu, nama nicuza nibaza n'icyanzanye. Ariko nyine kuko ndi umuvuga butumwa, ndi umwigisha w'ijambo ry'Imana, naje no kubonana na pasiteri, ndavuga ngo nuko nyine rekana hebe ibiri bubega nuko bibi. Baratangira kwigisha, niwe wigishije uwo munsi. None naje ntangira kumusemurira. Icyaje kundangaza akavuga bitatu nkaba ndacyari kuri kimwe. Turazamuka cyane ndaruha numva agiye kunsiga, kandi icyo gihe nari nzi gusobanura igiswahili neza cyane, kandi nari nafite n'imbaraga, nari nkinafite n'ijwi ryiza, ntabwo ryari rimeze nk'iri ngiri, ariko numva yansize pe. None ngo barangize, pasiteri arambwira ngo hari ibintu bibiri nkubaza, ngo kandi ibyo bintu nubinsubiza ndabona kugutiza igitabo cyanje. Arambwira ngo ese ngo bahaye bigisha ngo wumvise bageze mu kihe gitabo, ngo cyane cyane umbwire mu bitabo by'abahanuzi. Ndamubwira nti yari ko avuga ibintu nkaza mbyumva ni ibintu byo mu gitabo cya Ezekiyeli. Arambwira ngo Imana iguha umugisha, ngo naje yari ko avuga ibintu ngo nkumva nibyo mu gitabo cya Daniyeli, atariko gatubwira ikindi gitabo nacyo duhurizaho. Ndamubwira nti duhurire ku gitabo cye byahishuriwe Yohana, ngo Imana iguha umugisha. Kubera yuko byari yerekwa nihishurirwa, amaze bituma tuvugana n'uwo mugabo, tuvugana ayo magambo. Ibyo rero none turangije arambaza ngo ese ngo nabakobwa biwanyu, none mwemeza n'ijwi rinini cyane. Ndamubwira ngo yego nabakobwa biwacu, ariko mbere nariko ntinya kavuga ndeze niza kuvuga ngo nabakobwa biwacu ndasigara hehe noneho nibamara kwitahira. Ariko ngo bamare kuvuga nikizanya n'ijwi rinini cyane, ndamubwira ngo yego nabakobwa biwacu. Imana ishimwe. Ubwa kabiri ndamwibuka neza, yabaye umwigishwa wacu mwiza, tumuha na recommandation aje kwiga amashuri ya Bibiliya. Hanyuma yabwo ararangiza akorera Imana. None uno munsi ariko arababwira ngo yagenze n'ibirenge, ariko ngo ubu noneho aragendera mu birere. Burya Imana ntizikura umuntu hasi ngo hanyuma yabwo imute mukangaratete. Oya, Imana izikura umuntu ku cyavu, ariko ngo ikamuzamura, ngo ikamwimika hamwe n'ibikomangoma. Ntabwo yamukura ku cyavu ngo yongere imusige ku cyavu. Oya, ijimukura ku cyavu ikamuzamura, ikamushyira hamwe n'ibikomangoma. Kuri ubwo Imana ishimwe, kandi turanezerewe kongera kukubona. Imana iguha umugisha. Byantangaje cyane kumva ngo umukobwa we Mahombi ngo yabaye pasiteri, ariko ntabwo ari nibitangaza, kuko Imana iyo tuyikorera ni ngombwa ngo twibuke, kandi ni ngombwa ngo duheze n'abadutsimbura. Ibyo nabyo ntabwo ari igitangaza. Ndagira rero ngo nganire namwe umwanya muto, ariko narimo nibaza, ntabwo ari ijambo rito, ariko ni umwanya muto. Narimo nibaza ntese saa 11 umuntu azasubira kwigisha akabwira abandiki, kandi ubundi
harimo abantu barambiwe, nubwo atari mwese. Hari ababishoboye bashobora gutarama bakageza na nijoro na saa 2 na saa 3, ariko hari n'abandi barambiwe kuko turi mu mibiri. Hari icyo yavuze avuga ngo umubiri wiwe wabonetse ari nk'igikoti. Amaze ndongera ndamureba ndamwitegereza, mwibuka uko yari ameze nuko umubiri wiwe wari ukoze. Amaze ngo nongere kumureba mbona nyine cya gikoti cyarabaye. Erega iyi mibiri turimo nyine izononekara, izaharibika, izavanwaho, ariko dufite iyindi mibiri kandi myiza itangaje kandi ihebuje. Araho yatubwiye ngo tuzaja mu ijuru. Ubishidikanya ntiyabimenye, ariko uwabimenye azi neza ngo tuzaja mu ijuru. Ntituzarijamwo kubera imbaraga zacu, ntituzarijamwo kubera ubwenge bwacu, ntituzarijamwo kubera amaboko yacu, ntituzarijamwo kubera uko twagize, ariko tuzarijanwamwo n'uwadukunze. Uwo wadukunze niwe uzatuma turiragwa, ni nawe byose muri byose. Yaranavuze ngo niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Aranavuga ngo ntawe uzajya kwa se atari umujyanye. Kubera iyo mpamvu ijuru ni iryacu kuko dufite Yesu. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo ese ngo itatwimye umwana wayo, haleluya, ngo yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Itatwimye Yesu ikamutanga ku bwacu. Ijuru se niryo rinini kuri Yesu? Ijuru se niryo rikomeye kuri Yesu? Ijuru se niryo rifite imbaraga? Ijuru se niryo rinejeje Imana kuruta Yesu? Itatwimye Yesu yaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ibyo bindi byose n'ijuru naryo rikubiyemo. Imana izabiduhereza. Imana ishimwe. Hari amagambo mugize iminsi muhaye mwiga kandi ntabwo ndi buyasubiremo kubera kuko nubwo buhanga simba ufite. Nanje nateranya hano ku cyumweru icyo navuze sanga muhaye mwiga ayo magambo, kandi nayo mu Baroma atubwira ngo Paulo arimo yandikira abantu b'Imana, arimo yandikira itorero rya Kristo, arisaba kuko rigomba guhinduka mu mibereho yabo. Kandi reka bibabwire nuko nawe yari yarahindutse. Narimo nditekereza mu gitondo amaze nza kwibuka ngo haleluya, dufite umugabo utajugira icyakangwa, ntakangishwa nuko abantu bafite imbaraga, ntazakangwa nuko abantu bafite amaboko. Uyu mugabo Paulo duhaye tuvuga ntabwo yavutse ari umukristo, ahubwo ndetse no mu kwiga kwiwe yarize ashaka kuba umufarisayo. Aje nabyiratamo akavuga ngo rega ngo ndi umufarisayo w'abafarisayo. Hakongera akavuga ngo nimba hari n'ibyo kwirata mu buryo bw'umubiri, ati mfite byinshi nakwirata. Ageraho arababwira ngo mwebwe mwirata yuko muri Abayuda, ati kandi ibyo nibyo, ati ariko nimba mubyirata mumenye ko nje mbibarusha. Arababwira ngo rega ngo nakebwe ku munsi wa 8 nk'uko amategeko y'Abayuda bivuga. Ati kindi kandi, ati gitangaje ni iki ngiki, ngo si ibyo gusa, ngo ariko nimba hari ibyo kwirata mu buryo bw'umubiri, ati njyeweho nabibarusha. Ngo ndi uwo Benyamini, mu muryango wa Benyamini, ati ndi umwisirayeli byuzuye, ati kandi ndi umufarisayo w'abafarisayo. Ngo ariko nahuye n'umwami Yesu. Hari ibintu bijya bihindura ubuzima bw'abantu, ubuzima bugahinduka. Hari n'umuririmbyi wabiririmbye aravuga ngo ubuzima bwanjye bwahindutse ukundi ubwo Yesu yabwinjiragamo. Iyo Yesu yinjiye mu buzima bwacu hari ibihinduka, haleluya. Kandi yari muri ubwo buzima, Bwana asifiwe. Hari nubwo iyi mibiri yacu yo kwangirika, ariko turashima Imana. Paulo yaravuze ngo iyi mibiri yacu y'ibumba, iyi mibiri yacu y'izabya, ngo izabumbuke ejo mu gitondo, ngo ariko irimo ubutunzi bw'Imana. Imana yayibitsemo ubutunzi bw'Imana. Iyi minsi narimo mbwiriza ku kiriyo, mbwira abantu ndababwira ngo iyi mibiri yacu irimo ubutunzi twimukana. Ubundi butunzi bwose tuzabusiga mu isi, ariko muri iyi mibiri y'izabye Imana yadushizemo ubutunzi butangaje, kandi ni ubutunzi tuzimukana.
ngo nitwimuka tukava muri iyi si tukaja mu ijuru tuzimukana n'ubwo butunzi, kandi n'ubutunzi butanyagwa, n'ubutunzi butanyagwa. Ubundi butunzi bwose buranyagwa bugakurwaho, ariko ubu butunzi Imana yabitse muri iyi mibiri yacu y'izabyo, imibiri isaza, imibiri ishiraho, imibiri ihinduka, haleluya, igatangira kwikunja. Bwana asifiwe, haleluya. Ejo bundi hari umusore umwe wambwiye asa n'uhaye unsesta, arambwira ngo pastor, ngo rega wowe ntuzasaza. Tese kubera iki? Ngo ko mbaye mbona amaze ashiramo n'akantu gasa nako kunshekerera. Arambwira ngo ko ndi mukubona wewe ngo aho gusaza ngo uri mukuguma ukaba gasore. Tiyanambwira ngo ukaguma ukaba umusore, ariko arambwira ngo ukaguma ukaba gasore. Tisha ntugize Imana utoya kawe gasore. Uko se niko dusore tuzatumera. Ndambwira nturi kuramutekereza ngo nuko nari imeze, kugira ngo nze kurira hano kuri ano ma escalier mpambire kuja gukamba kamba, ninja kuyamanukaho kenera bajya kumfata ukuboko. Uko se niko nari imeze. Ariko reka mbabwire ngo nubwo iyi mibiri yacu isaza, ariko ngo imbere we, haleluya, reka mbabwire ngo ubu muhaye mumbona ndimwo babiri. Iyo tuvuga ngo uriya muntu harimo babiri aba yabaye ate? Abazi iyo terme ni mumfashe, aba yabaye gute? Uriya muntu harimo babiri, cyane cyane iyo yasinze. Iyo umuntu yanyoye inzoga agasinda mukareba uko hayagenda, muzamuvuga ngo harimo babiri, ariko bo ni babiri babi, ni babiri babi. Ariko umukristo arimo babiri, kandi babiri beza. Icyakora abo babiri beza bafitanye n'intambara, kandi niyo magambo tugiye kuganira hano. Twasomye ngo muhindurwe rwose, muhindurwe rwose mugize imitima mishya, kandi ngo mutishushanya n'abiki gihe, ariko muhinduke rwose mugize imitima mishya, ngo kugira ngo mumenye iby'Imana ishaka. Ariko ngo tugere mu gice cya 7 hari amagambo yerekana inzitizi n'imbogamizi. Ese ayo magambo yombi arumvikana? Inzitizi n'imbogamizi. Ariko reka nongere mvugeho n'irindi rya 3. Si inzitizi gusa n'imbogamizi, ariko hari n'ibindi bidindiza. Ibyo birumvikana? Umuntu kudindira abayabaye ate? Hari ibintu wari mutegura, wari mutekereza, ariko hakaza ibintu bikudindiza ukabura iyo ujya n'iyuva, ukaruhuga asa n'uwahagaze. Ibyo nabyo ni izindi mbogamizi. Muri kuriya guhinduka, ngo duhinduke rwose, kandi turahinduka dufite uwo duhaye tureba, ngo duhinduke dushake gusa nawe, duhinduke duse n'uwo duhaye tureba, uturi imbere uturangaje imbere, amaze duhinduke kugira ngo duse nawe. Ariko nubwo hariho guhinduka, hariho n'ibidindiza nabyo. Ubu muhaye mubona muri iyi si, hagira ujya kumfasha gusoma urwandiko rwa 2 rwa Yohana ibice 2 n'umurongo wa 15. Ubuhamya mwabwumvise, kandi nabwo bwarimo n'ijambo ry'Imana. N'ubu naho tugiye kuvuga ijambo ry'Imana ririmo n'amateka y'abantu bamwe n'ubuhamya bwabo. Ariko nanone mwihangane dusome uwo murongo. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa 15. Amaze turaja kuganira ibijya bidindiza abantu b'Imana, bakadindira pe, bakaba bari bashoboye guhinduka, ngo bahinduke rwose babe ibyaremwe bishya, ariko bakagenda bagera mu nzira bagahura n'inzitane, bagahura n'inzitizi, bagahura n'ibyimira, bagahura n'ibibadindiza, abaza abantu bakarindagira pe. Kandi gitangaje, narimo nsoma ijambo ry'Imana, sanga harimo n'abantu batangaje bazamutse mu nzego ziteye ubwoba zo mu buryo bw'umwuka, ariko nabo bagera ahantu bagera. Satani buriya ni umugome, kandi yubatse systeme yiwe ikomeye cyane, ikomeye, ije ituma irindagiza abakristo bakabura n'iyo bahaye bashya. Ngo muhinduke rwose. Iyo tuvuga ayo magambo ngo muhinduke rwose,
tukabyigisha ukwezi kose umwaka wose ariko ntitubona abantu bahinduka. Umuntu yakwibaza utese byagenze bite? Ntawe mbaye ikintu urubanza ngo uvuge ngo wewe ntiwahindutse. Habe naje unitegere hari aho tugera tukibaza ngo se ariko nyine ubu ese byarashobotse, ariko akanya gatoya ugasanga hari utuntu tukunaniza tugenda tugutera n'intege nkeya. Ibyo biva hehe? Nibyo tugiye kubireba mu mwanya mutoya, turebe ibijya birindagiza abantu bikabebera n'inzitane amaze bigatuma bataka ngo turapfuye. Hari wahabonye Yohana wa mbere ibice 2:15 nimugakunda iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese nikuba kuri muri we. Amen. Amen. Ntimugakunde iby'isi, kuko ukunda iby'isi gukunda Imana ntikuba kuri muri we. Isi duhaye tuvuga yego ni isi yacu nayo irimo ibindi, ariko cyane cyane si iyo duhaye tureba. Mu buryo bw'umwuka hari isi z'uburyo bubiri. Hari isi y'umwijima, isi y'umwijima, hakaba n'isi y'umwuka. Ibyo ni ibihugu bibiri ariko kandi bihana imbibi. Niho bijya bihurira abakristo bagahura n'urugamba. Hari isi y'umwuka hakaba n'isi y'umwijima. Isi y'umwijima itegekwa n'icyaha. Isi y'umwijima igira umutware wayo ni Satani. Isi y'umwijima igira n'ingabo zayo. Isi y'umwijima igira n'abasirikari bayo. Isi y'umwijima igira amategeko ayigenga. Amen. N'isi y'umwuka nayo igira amategeko yayo, igira n'umwami wayo, igira n'ingabo zayo. Kandi cyantangaje nuko muri iyo si y'umwuka yo uje ubingabo ukaba n'intwaro. Sinzi ko byumvikana. Amen. Wewe ubwawe uje umusirikari ukongera ukaba n'intwaro. Ibindi bihugu umusirikari ni umuntu, ariko kandi akagira n'intwaro ziri ku ruhande. Ariko reka mbabwire ngo twebwe muri iyi si y'umwuka yo ubwawe uri umusirikari, ubundi kandi uri n'intwaro. Imana yabwiye Yeremiya iramubwira ngo nzaguhindura, nguhindura icyuma cy'imiringa kugira ngo azabone uko arwana. Iraruhibwira umuhanuzi Yesaya iramubwira ngo n'agahanga kawe nzakagira nk'icyuma, kagire nk'urutare rudashobora kumeneka. Ni ukuvuga yuko uri ingabo ubundi kandi uri n'intwaro. Isi y'umwuka n'isi y'umwijima ni ibihugu bibiri ariko